maze gutakaza icyizere ukagira ubwoba, gushidikanya, kureba ku baguhemukiye, urwikekwe, ibyo utakoze neza, utangira no kwishinja amakosa kera umwanzi yakwinjiriye, agiye kukurimbura, yarangije kukwinjirira, yakugezeho, yageze ku buzima, mbega muri make yageze ku isoko yo kukuvuna kabisa. Yego. Cya kabiri ni ugutekereza ku bantu kuruta gutekereza ku Mana. Gutekereza ku bantu kuruta gutekereza ku Mana, no gutekereza ku ntege nke zawe. Ikimenyetso cy'umwanzi watangiye kukwinjirira. Yego. Utekereza ku bantu aho gutekereza ku Mana. Yego. Kugira ngo nawe ushyireho amakosa kubera gutsindwa kwawe kera winjiriwe. Uba ugomba kuba maso ukabireka, kandi ukumva ko uriya iyo urebeye Imana mu bantu ntabwo uyibona, ko ntabwo turi beza, kandi baremwe ya shusho se y'Imana. aha twikomereze, ahubwo jya ushakira abantu mu Mana nibwo uzaruhuka. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Usoze nanone nkwifuriza kugira ibihe byiza, dukurikira uherereye hose. Aha uri kutureba ni Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Ngo ikaze mu kiganiro cy'umugoroba, nkwanira abawe se cyangwa Build an Everlasting Legacy. Biba ari byiza kugira ngo uharure inzira abawe bazagenderamo, ariko nawe yakubera nziza, kuko nta kintu kiruta nko gukora ibyiza, kandi uzi gukora ibyiza ntabikore bimubera icyaha. Amazina ni Jerry, mbahaye ikaze, ndi kumwe na Mushumba. Wiriwe neza? Niriwe amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose, kandi nkomeza kubabwira ngo nyaboneka icyo wifuza jya ukibibira. Niba ukeneye urubyaro, fasha abana. Niba ukeneye gukira indwara, fasha abafite ibibazo barwaye, nkura mu byifitiye kanseri. Niba ushaka Imana ikubakira inzu, ugira aho wishyurira inzu. Niba wifuza mariage, fasha. Burya mubwiza ukuri, ibyo bibijye mu bantu, Imana iguha umugisha no mu murimo wayo bikagenda neza. Ndagushimiye ko turi kumwe rero, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi ndabona ari zahabu gusa. Ikimenyetso cy'ubukire. Ikimenyetso cy'ubukire. Yego Mushumba, ni nabyo ngiye kugira ngo tuvugeho. Ubuzima habamo ibintu byinshi, hakabamo iterambere, hakabamo abatifuza ko dutera imbere, kandi nyine biriho. Ariko se mu bo tubana nabo buri munsi, aho dukora, muri business zacu, mu masomo, mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu ngo zacu, se nta bimenyetso bihari byakwereka ko umubi yakwinjiriye? Yego. Byaboneka, ntabwo byabura. Yego. Mubi ko yakwinjira rwose, kandi mubi tuvuga n'umwanzi, w'iterambere, n'abadayimoni, ariko mubi kurutaho n'abakoresha muri kumwe, abakozi be baho hafi, muba muri kumwe. Icyambere burya, cyambere na mbere ntabwo ndi butinde ndarasa ku ntego, ni ukwitakariza icyizere ukagira n'ubwoba. Tangira kwitakariza icyizere, ukumva ko utabishobora, utabikora, kumva ugatangira gushidikanya, ukareba igihe bimaze bidakorwa, ukareba abagutengushye, ukareba abatumye ucika intege, mbega ukumva utangiye kwitakariza icyizere cy'ahazaza no gucika intege mu ngufu wari ufite. Yego. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Igihe nagerageje, igihe nakoreye, ntako ntagize, ntako ntapanze, igihe mwambwiye ngo ntako atagize, mpita niruka burya mu bitekerezo. Wagombye kugerageza, ukongera ukagerageza,
ukongera ukagerageza kuzagera aho kugerageza bibyara umusaruro. hari umugani wo mu cyongereza uvuga ngo try and fail but don't fail to try. Yes man, guha umugisha. Iyo umaze gutakaza icyizere ukagira ubwoba, gushidikanya, kureba ku baguhemukiye, urwikekwe, ibyo utakoze neza, utangira no kwishinja amakosa. Kera umwanzi yakwinjiriye, agiye kukurimbura, yarangije kukwinjirira, yakugezeho. Yageze ku buzima, mbega muri make yageze ku isoko yo kukuvuna kabisa. Yego. Cya kabiri ni ugutekereza ku bantu kuruta gutekereza ku Mana. Gutekereza ku bantu kuruta gutekereza ku Mana, no gutekereza ku ntege nke zawe. Ikimenyetso cy'umwanzi watangiye kukwinjirira. Yego. Utekereza ku bantu aho gutekereza ku Mana. Yego. Kugira ngo nawe ushyireho amakosa kubera gutsindwa kwawe. Kera winjiriwe. Uba ugomba kuba maso ukabireka, kandi ukumva ko uriya iyo urebeye Imana mu bantu ntabwo uyibona, ko ntabwo turi beza, kandi baremwe ya shusho se y'Imana. aha twikomereze. Ahubwo jya ushakira abantu mu Mana nibwo uzaruhuka. Ariko nushakira Imana mu bantu no kuguzagwa, kuko hari umuntu kuza agatera haleluya, cyangwa urugero nk'ubugewe, hari uruhande rumbona nabi. Yego. Hari n'urumbona neza. Hari uruhande rumfata nk'umushumba mukuru. Yego. Wabigishije cyane ko bijya binezeza. Urumva uruhande rumwe rushaka, haravuga bati twebwe kuva twajya mu bumwe bw'abera nateye imbere narazamutse. Undi ati ntabwo nagiye ku ruhande. Byumvikane rero ko iyo utangiye kwitakariza icyizere wowe ubwawe no gutekereza uko abantu bakuvuga, yego, buzagucumuza. Buriya mwana wanjye je dora cyari muto, ntuzigere kwijanisha. Yego. Jya ushyira 0.0% mu kumva ibyo abantu bakuvuga kuruta ibyo wowe wivugaho wowe. Yego. Ibyo wivugaho nibyo wowe ni uzi ukuri, kandi cyambere no gukora. Ubundi iyo udakora ninde wari kuzakubona? Ntawe. So rero icyatumye mbona icyo nkomeza gukora rero. Ubwo uragera uti bagira icyo bakuvugaho kuko wakoze hari icyo wagerageje gukora. No yari ko nkora yo naza kuri social media. Byakunda, harimo n'ababitinya, harimo n'abatabikora. Haje rero kumva uko ushaka n'uburenganzira bwawe, ariko nge sinshobora gutekereza abantu. Yego. Kuruta gutekereza Imana. Ibyo abantu bamvugaho nibyo bareba inyuma, ariko imbere yandi makuru badafite yanjye n'Imana cyane. So rero giye burya ko ngo binyorohere, ndebera abantu mu Mana aho kurebera Imana mu bantu. Yego. Akoze cyane. Amena. Reka turebe icya gatatu gishobora kwerekana ko umwanzi yatangiye kukwinjirira. Ni intonganya zishingiye ku busa. Zidafite icyo ziturutseho. Ukaba mwapfa korogati ngo wayikanze hasi nabi, mbega ugasanga mu rugo rwawe cyangwa mu buzima bwawe harimo intonganya. Nta kuvuga neza guhari, nta atmosphere ihari y'umwuka wera muzima. Ni intonganya zidafite ikintu zifashije, kuko mu ntonganya hasukamo amagambo n'intambara ndende. Rero niba tugerekana ko umwanzi yakwinjiriye, ni uburyo hatangira ko intonganya duto dupfubusa, byashiririye gitunguru, watinze bererere, tuto cyane, ariko tukabyara intonganya tutazi aho zivuye. Yego. Ni ikikwereka ko umwanzi ari kugenda kwinjirira. Akwinjirira runono ko yakurangiza. Ikindi ntakubwiye ni ubushobozi buke bw'amafaranga bugenda bugabanuka cyane. Ubushobozi bw'amafaranga bugenda bugabanuka. Yego. Kandi ugatangira ugakora uko ushoboye, ariko bikanga bikamanuka. Wambaza ngo nange ntitukabarire mu miliyoni, ntitukabarire mu madolari, tunabarire mu 5,000, kuko abantu bose urwego rwabo ntirungana. Tubarire mu 5,000. Yego. Tubarire mu 3,000. Wagera uko usevinga mu rugo ugasanga nibura hari amafaranga y'impanuka wabitse mu rugo. Ariko umwuka utangiye kuza mubi, ubushobozi bw'amafaranga butangiye kugabanuka cyane, kandi bugenda buba buke, kandi akaza ari kugakora. None se nk'urugero nk'uresasi yarazamutse, mishahara yarazamutse? Ntabwo yazamutse.
none se ubwo wasevinga ngo ngiye kuyasevinga. cyakora abantu batwara moto za esanse nyine ni hatari ni imodoka havuga atari ko se ubundi depanse ni iki. Ibi rero Yeah. ubushobozi bugenda bugira gute Bugabanuka bw'amafaranga. gukemura ibibazo bikugora ubwo si ikintu satani aba ashaka ko yagusuye. yego Ndakivuga ndeba kuruta kureba hanze. Si ikintu satani aba ashaka icyo abagambiriye ubwo nicyo kugira ngo winjire mu madeni no kwishyura bizakugore. Noneho abari barakubuze bati dore wa mwambuza arahise, icyasha babe akeneye barakikubona. gushyiraho icyasha. Abana bamenyereye kurya neza birakunaniye urajya muri botike ariko kandi buriya umuntu asa n'ibyo yariye. abyumvise. Aho umwanzi yakwinjiriye kandi yinjiye muri kote mbi. Burya Yego. hari ahantu hatatu satani yinjirira. Ahambere ni mu rushako rw'abana ku buriri, kabiri ni mu mafaranga, economically, gatatu no muri famiye. kandi aha hose buri munsi abatezamo intambara Muri famiye sinshaka bene wanjye mbashaka mbona aho gafata ubundi agafatira ku buriri agafatira no ku mafaranga. Yego. Umwanzi aba yagushenye kuko iryo gabanuka ry'amafaranga rizagutera kujya mu madeni. Yego. Rigutera kujya mu madeni ubura ubwishyu, nubura ubwishyu ibyari ubukene bihinduke kutari inyangamugayo. Bitari inyangamugayo abantu bose bagutoreho ijambo kandi wari umuntu wiyubashye. tangire kugenda wihisha. Usimbagurika ukwepa tubatamba batandeba kandi n'ubundi hari n'urwego umuntu ageramo. satana barakubonye. Hari n'urwego umuntu ageramo akaka ideni kugira ngo yishyure Joseph. ubwo ni ukwaka ideni wishyura irindi deni ugasigara mu ideni. Nawe yamwatsa akazi wanjye ariko byatangiye gute? Byatangiye kuvuga oya sinshaka urwo rwanjye rumanuka, sinshaka ko mpisha batambona batagira gute, reka nkingire. Kumva uko ikinga niko satani yaguteye ujya ku musozi. Yego. Indwara zidasobanutse iyo nzivuga ntabwo byumva ariko buriya indwara kwa zidasobanutse. muganga bazibura ibisubizo kandi ukabona mu rugo bararembye, akana kavuye muri gripe, akandi karwaye kwituma, akandi karwaye iki, nawe urarwaye. Mbega ukase ni iki kirimo kibano muri runo rugo? Yego. Umwanzi yaguteye arimo arakunyeganyeza, arashaka kunyeganyeza kwizera kwawe, arashaka kunyeganyeza ubuhanga bwawe kugira ngo ucike intege, kandi n'ubundi by'Imana yavuze n'ubundi no kubikora bizasohora. kiba ari ikibazo gikomeye. Cya karindwi ni uguhora wumva nk'amahane. Umva warwana gusa atari gutera ibipfuzo, kumva umeze nk'igisimba. Umuntu abwira ugakasa, yavuga ugakasa, kumva mbega ukumva nta conversation ukeneye hagati y'umuntu, uvuga ugakasa, yavuga ugakasa. Ariko ati namwe ibyo mama mbega ku buryo ubona ufite umwuka wo kwagresa cyane bitandukanye. Yego. Ikindi kumva nta mbabazi zikurimo. Wumva kubabarira rwose atari ibyawe. Witwa Kikasipey wemena yishyura. nta bintu by'impuhwe, nta bintu by'imbabazi ufite, nta bintu by'impuhwe ufite, uba kandi ntumenya aho bivuye. Yego. Ikindi gikurikiyeho utangira gutakaza ubushobozi bwo kutiyitaho. Gutakaza ubushobozi bwo kutiyitaho. si uko wabuze bituma wiyitaho, ubwo nta bushobozi ugifite, ntubishaka. Yego. kujya muri salo ukitunganya ukamera neza, gusa neza ntibikunde. Yego. Ntagukunda. Ikindi gikurikiraho ni ukugira amadepanse ari initire, atari ngombwa, adakenewe. bidakenewe rwose, bitari na ngombwa no kujya aho udakenewe no kuvangavanga. Uno muntu aba disoda ku kintu cyose. Usanga nta wundi afite mu bintu yakora kuko yamaze gucika intege. Ikindi agira umwuka wo kwisobanura kuruta guceceka. Urabona, urareba, kuko intego y'uno muntu aba agira ngo yerekane ko ari victim. Kumba ari kumwanzi yamwinjiriye, yagombye guhangana nawe. Ati toka satani nakubonye, ibyo wigira byose urimo uranyinjirira. Yego. Hagati y'abashakanye, hagati y'abana hatangira kuba umwibyane.
abana ubwabo cyangwa abana hagati yabo n'ababyeyi, hagati y'abantu nabo bararyana abana buriya bakanabwirana. Hari n'ubwo bwanyine ngo wambyaraga se nabigutegetse nabigusabye wibyihorera se. yego, iyo ni imvugo yerekana ko umwanzi yagize gute yakwinjiriye. icyanyuma ngiye gusorezaho rero iminota kiri guhure, icyanyuma ngiye gusorezaho sinzi birabihuriramo. noneho hari ikintu kikuzaho, tangira kumva gusenga bitakiri ibyawe no mu rusengero. yego, niho waruhukiraga, niho mvaga amagambo y'ubwenge, ariko uhunze itorero n'urusengero ugahitamo kuba wenyine. ariko nubwo ubaye wenyine, nta televiziyo nta radiyo ngo wabaryanye umwanda, ugaceceka. kandi uyu munsi buzumushiye telefone. so rero ngibyo ibimenyetso simusiga byerekana ko umwanzi yatangiye kukwinjirira, kandi rimwe na rimwe akoresha na bene wanyu ba bugufi kugira ngo urusheho gukomereka. Reka hari umuririmbyi waririmbye muri korali imwe ya cyahafi yo muri ADPR avuga ngo shitani ntajya ashyingura imirambo yabo yishe, ayimanika imbere y'abandi kugira ngo abandi mugire ubwo butigisi nakora bino bintu. ariko abo yishe yarabishe, ariko Kristo turacyari kumwe. So rero gutakarizwa ibyiringiro, kwitakariza icyizere wowe, no kwitakariza imbaraga zo gutekereza, no kwitakariza imbaraga zo gukora, ni imwe mu mpamvu ituma Satani yinjira muri wowe. yego, umuntu naguhemukira mureke, hari undi uzaza. mpora mbibabwira ngo Yesu yagombaga kugira abagabo batatu nk'uko natwe tubafite. Yuda w'umugambanyi, Petero amwihakanya ati cya kigabo sinanakizi. urumva, ariko harakiri haza Simoni w'umunyamahanga, amutwaza umusaraba. buri muntu afite Simoni umutwaza Haleluya. wigira ubwoba, witinya. buri hari umuntu uzakubera amaboko, ashobora kuba ari njye, ashobora kuba ari undi, ariko arahari uwo nguwo witeguye. ariko nturi mumubone kuko umaze kwitakariza icyizere. barabura ngo nkore umushinga ngo wikize, nkore igise ngo ubyikize, ngo n'abandi barahombye ngo nimundeke, ngo murashaka iki nzi gumiri wanjye. no, hari Simoni wawe ariwe mwuka wera ukoriyanta ku muntu uzaguha amaboko. cyane umwanzi yikwinjirira ngakubeshye ngo wenyine. biravuze ngo witandukanya n'abandi afite ibyo ararikiye, wiba wenyine, wizimya telefone, wizimya kabone no gufitiye umuntu ideni, ntugafunge telefone cyane. naguhamagarwe ngo excuse ntawe mfite ariko nzayazana, nagutuka umureke ko umumereyemo ideni nyine. niko bimeze. ariko ntiwitakarize icyizere. ntubwe ngo ndagenda ruko mu muhanda bashizemo nko wa mugore wajya kujya kuvoma saa sita abantu baruhukiye mu mazu, haraka agiye kuvoma ahura na Yesu ati se kuza nijoro, ati nahunze nta mugabo n'umwe ngiye, ati n'ufite se umugabo wawe, ati wampaye ku mazi ngo reka ngirira ni rirerire. Yesu ati niba ruzi wari ugusabye amazi n'impano y'Imana iri muri we, ati maze ujya kugira inyota ukundi. aranja ati kibindi ahamagara ati muze muri umugabo wavuze ibyanjye byose. yari umusamariya ahura na Yesu, ajya kuvoma yihishe kubera uburaya, ariko hageze asanga Yesu aramutegereje. kuki utumva ko Satani yaguteye ngo ujye kwiheba, wigunge, wirakaze, ufunge telefone, bure ngo mwabera mwagira kankangura ndakereka wayaburiye ngo nwacukura umwobo. jya hanze, bohoka, senga, jya mu materaniro, shaka peri spirituel, cyo twita pare wo mu mwuka, mubwire ibibazo ufite na Marene, mubwire uko wumva umerewe, akugira inama, mujye muri siporo. reka na gym wayijyamo, yego, na sauna wayijyamo, na piscine wayijyamo, wakwambara umwenda ugatembera ukareba hanze uko hasa, kwituma Satani kwihererana. hari andi maboko yakubihishuriwe, hari amaboko akuzengurutse, hari abaterankunga. nshuti yanjye, tumva nabwira ngo hari abaterankunga pe, ni ukuri uko ufite uwo kugambanira ukagira n'ugutererana, ariko hariho n'uzagushyigikira. Haleluya. akantu urakumvise naho ushoreje. uko ufite ukugambanira guteza ibibazo, ukagira n'ukwihakana kugira ngo ugume mu bibazo, mu ngorane, ni nako Imana yakuremeye uza gukura muri izo ngorane, akakubera amaboko. rero wikwikingirana kuko ntuzi Imana izakoresha. mu gihe nk'icyo gira neza, gira nabi, wivuga nabi. urakoze cyane. Shalom.